Turashimye mwese mudukurikiye tubaha ikaze muri iki kiganiro cyihariye aho tugiye kugaruka ku ndangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu iyo uyivuze ifite amateka akomeye mu buzima bw'abanyarwanda. Abantu benshi bamwe bayifiteho n'urwibutso rubi kuko indangamuntu yakoreshejwe nk'uburyo bwo kwica bamwe mu banyarwanda, yandikwagamo amoko n'ibindi. Ariko aho igihugu kibohorewe, indangamuntu yaravuguriwe ikoreshwa nk'igikoresho gifasha abanyarwanda kubona serivisi no kubika amakuru yabo, ariko hadashyizwemo amoko n'ibindi. Kugeza ubwo rero twari tugeze no ku ndangamuntu itari igipapuro, byibura baguhaga indangamuntu, agapapuro kameze neza karimo amakuru afite uko ameze kuri ikoranabuhanga. Ariko uyu munsi tugiye kubona indangamuntu irimo ikoranabuhanga rikataje ryo ku rwego rwo hejuru rijyanye n'aho igihe kigeze. Nibyo tugiye kugarukaho kugira ngo turusheho kubyumva. Ese indangamuntu izaba imeze ite, umuntu azayibona ate, mu buhe buryo izakoreshwa ite, izaba igizwe n'ibiki? Ndi kumwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dominique Habimana, tubaha ikaze muri iki kiganiro. Urakoze cyane Jean Pierre Kagabo. Ndi kumwe kandi na Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation Madame Ingabire Paula, tubaha ikaze namwe. Urakoze Kagabo. Tudatinze rero, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, nari mbikomojeho ntangira ikiganiro, indangamuntu ni igikoresho gikomeye mu buzima bw'abanyarwanda. Nari mbivuze ko hari abo ivuga umutima ukikanga, bakibuka ko wenda yicisha abavandimwe babo, ariko mu buryo igihugu kigenda cyubaka n'imiyoborere yacyo, indangamuntu iracyari igikoresho gikenewe cyane mu mibereho ya buri munsi. Ari nayo mpamvu tugeze ku ndangamuntu koranabuhanga. Mwatubwira kuri iki gikorwa kinini igihugu gitekereza n'uburyo kizafasha mu miyoborere y'igihugu no guha serivisi abaturage? Murakoze cyane. Indangamuntu nicyo cyangombwa cya mbere cy'ingenzi umuntu wese kuri iyi si akenera. Niyo mpamvu rero nk'igihugu twakomeje gushyira imbaraga mu kunoza ibijyanye n'uburyo abaturage babona iki cyangombwa kibaranga nk'uko yitwa n'indangamuntu, kandi bikajyana n'icyo ikoreshwa. Murabizi, mu rugendo rw'igihugu cyacu twagiye tugira ibihe bitandukanye, ubwoko bw'indangamuntu butandukanye. Ubu twari dufite indangamuntu umuturage wese wujuje ibisabwa guhera ku myaka 16 yabashaga kubona, ndetse ikamufasha kubona serivisi runaka. Ariko uko igihugu cyagiye kiyubaka gitera imbere, uko isi itera imbere muri rusange, kandi n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kikaba kidasigara muri uwo muvuduko w'iterambere ry'isi, uko igihugu cyagiye cyubaka ibikorwa remezo bifatika, ari ibijyanye n'ikoranabuhanga, ariko na za gahunda z'iterambere zitandukanye, ni nako n'ibyangombwa by'umwihariko icyangombwa nk'iki ngiki cy'indangamuntu umuturage wese akenera bigomba kujyanishwa n'ibyo bihe. Ubu rero tukaba tugeze kuri iyo ntambwe y'uko umunyarwanda agira indangamuntu ijyanye n'igihe, igihe isi igezemo, igihe tugezemo nk'igihugu, igihe indangamuntu koranabuhanga. Ni indangamuntu rero izafasha kugira ngo ibijyanye na serivisi umuturage abona bibashe kwihuta kurushaho. Ni indangamuntu izatuma umuturage adasiragira, cyane cyane ko igihugu cyacu icyo dushyize imbere ni umuturage, kugira ngo umuturage ahore ku isonga, abone serivisi neza, ariko binamufashe nawe ubwe mu rugendo rwo kwiteza imbere. Numva aricyo navuga, ni uko igihugu cyacu ibikorwa remezo cyubatse muri iyi nzira y'iterambere bitwemerera noneho kuba twagira indangamuntu koranabuhanga. Ntibyari gushoboka mu myaka yashize, ariko kubera ko hari ibyo twabashije kubaka bifatika, ubu dushobora noneho kwigeraho tukaba twabyishimira. Minisitiri Paula, uraza kwemeranya natwe ko nubwo ikoranabuhanga dukataje ariko ntiturigeraho ku rugero rumwe? Hari n'abazi ko indangamuntu twari dufite nayo ari ikoranabuhanga. Indangamuntu tugiye kubona iraza gukora irihe tandukaniro? Ni uwuhe mwihariko wayo? Ni izihe serivisi cyangwa se ni ubuhe buryo iteyemo bwatumaho kuvuga ngo nimba ngiye kuyibona noneho ewana sinarara ntayifashe niba yatanzwe? Urakoze Kagabo. Ngira ngo mpereye ku byo Minisitiri w'Ubutegetsi w'Igihugu yarasorejeho, icya mbere ni uko irangamuntu koranabuhanga hari ibintu ije gukemura. Uyu munsi irangamuntu twari dusanganywe, iyo wabonaga yahabwaga umunyarwanda wujuje imyaka 16 no kuzamura, igahabwa abanyamahanga batuye mu Rwanda, igahabwa n'impunzi.
ariko kuva twavugurura itegeko rishyiraho iyi rangamuntu habaho no kwagura ku buryo buri muntu wese uri mu Rwanda utari muri ibyo byiciro bitatu byo nari maze kugaragaza nawe yahabwa amahirwe yo kubona ikimuranga, kuko iyo ufite ikikuranga ni nabwo byoroha kugira ngo za serivisi dufite mu gihugu zaba ari iza leta cyangwa z'ibigo byikorera zishobora kuba zagera ku muntu wese uri mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo hongewemo kategori zitandukanye, harimo abimukira, harimo n'abantu badafite ubwenegihugu ubwo ari bwo bwose, ko twari dufite umubare w'abo bantu bahari ariko kuko badafite ikintu kibaranga, ugasanga na za serivisi z'ibanze zigera ku munyarwanda cyangwa ku muntu utuye mu Rwanda zidashobora kuba zabageraho. Icya kabiri cy'ingenzi kije muri iyi ndangamuntu koranabuhanga ni uko iri bworoshye uburyo serivisi zitangwa. Urugero natanga, abantu benshi barabizi, nk'iyo ugiye gufunguza konti kuri banki byagusabaga ko wowe nk'umuntu ku giti cyawe wigirayo ukaba uhibereye kugira ngo bashobore kuba bagufunguriza ya konti. Uyu munsi kubera iyi ndangamuntu koranabuhanga tugiye gutangira gukora, izaba ifite amakuru yawe yose ajyanye n'irangamiterere yawe nk'umuntu, bizajya binakorohera ku buryo ushobora no gufunguza konti muri banki utarinze kujyayo, ari muri ya gahunda yo kunoza serivisi nk'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yagiye abigaragaza. Ikindi cya gatatu cy'itandukaniro kigiye kubaho ni uko iyo urebye serivisi zose zaba ari iz'abikorera cyangwa iza leta zishingira ku irangamuntu y'umuntu. Rero izaba ari ububiko bw'amakuru yizewe yo ku muntu bwite ku giti cye, ashobora kuba yakoreshwa kuri serivisi zose, ariko noneho binatujyanisha mu kugira ngo tworohereze umuturage kubona za serivisi za leta cyangwa iz'abikorera atarinze gusiragira. Ngira ngo wenda icyo nanasorezaho ni uko watangiye ugaragaza ko ubu dufite irangamuntu ikoze mu gakarita, izaba iri mu bwoko butatu. Gatoya rwose wabika no mu ikofi, abagabo bagira amakofi, ngira ngo tandukanye n'icya kera cyari cy'igipapuro cyabaga kirimo n'umugore n'abana. Nibyo, ariko ikibazo cyari gihari uyu munsi, nk'umuntu wataye irangamuntu azi uburyo byamugoraga kugira ngo yongere abone iyindi, kandi byitwa ko ari cyo kintu agomba guhora agendana kugira ngo abone serivisi iyo ari yo yose. Iyi rangamuntu koranabuhanga ntabwo bizaba bisaba kuyigendana. Igihe utayigendanye uzaba ufite code ushobora kuba uzi wowe ku giti cyawe twaguhaye, cyangwa iri kuri telefone yawe igendanwa, kuko tuzatanga uburyo bw'uko ushobora kuba unayifite kuri telefone igendanwa ku buryo umuntu aramutse ayigusabye wayitanga, cyangwa ifite na nimero y'ibanga, umubare w'ibanga ushobora kuba wakoresha twita token igihe ugiye gushaka serivisi. Ubwo rero ubwo buryo butatu butandukanye buriho buzajya bworohereza abanyarwanda cyangwa abatuye mu Rwanda igihe bagiye gushaka serivisi adafite yarangamuntu ye, kuba yashobora kuba yabona ya serivisi atarinze kuba yayigendana. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu kubwira umunyarwanda ko azagenda adafite ikintu yerekana, yarabimenyereye imyaka myinshi, kubwira ngo nagendane imibare y'ibanga, sinzi niba izaba ari 3 cyangwa 4, akavuga ati nanayibagirwa. Kuva ku muntu wagendanaga igipapuro, nari mbivuze ko indangamuntu ya kera yabaga irimo n'umugore n'abana, iyi ngiyi ije bakavuga ati ese indangamuntu itagaragaza umugore, abantu bazihakana abagore babo. Ariko ndashaka gutekereza kuri izo mpinduka zigenda ziba, kuba noneho umuntu atazayigendana, ariko n'uburyo bizakorwa. Ese ubu abantu bose barabyuka bazajya kwifotoza, bizagenda guse, muravuga ibimenyetso biranga imiterere y'umuntu, bizakorwa gute, bizakorerwa hehe, bizakorwa ryari? Duhereye kuri icyo ngicyo cy'uko ari impinduka ko umuntu azaba atunze indangamuntu ariko atayifite nk'igipapuro ku buryo yayigendana, n'intambwe, ariko ni ibintu bimaze kumenyerwa. Abanyarwanda bateye imbere mu myumvire ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Mbere nta wari uzi ko umuntu yatunga amafaranga atayabona mu buryo bw'urupapuro, akayagira kuri telefone mu ikoranabuhanga, ariko akumva adafite impungenge ko amafaranga ye ayabitse. N'ubu ngubu rero niko bimeze. Indangamuntu koranabuhanga ni indangamuntu nubwo utayifite nk'igipapuro, ariko icy'ingenzi ni ukumva yuko ni amakuru yawe abitse ahantu hizewe mu buryo bufite umutekano, kandi bikakorohereza nyine ko udakeneye kugendana ikintu runaka ushobora kuza guta ukabibazwa, cyane cyane yuko indangamuntu ahantu hose umuntu ari ubundi aba agomba kuba afite indangamuntu. Itegeko ubundi riteganya ko aho umuntu ari hose yagombye kuba afite indangamuntu. Ubu rero bizoroha kuko ni indangamuntu ikoze mu buryo udashobora guta, ku buryo ntawagira icyo kibazo. Ibijyanye n'imyumvire, abaturage b'Abanyarwanda bateye imbere mu myumvire, uburyo ntabwo ubwabyo tubibona nk'ikibazo,
kandi iyi gahunda ni gahunda tumaze igihe dutangiye. Mu kwezi kwa karindwi habayeho igikorwa cya mbere muri Expo cyo gukosoza imyirondoro, abantu barabiganirizwa, twagiye twumva abaturage babyishimiye, abagiye baza bagatangira kubikora ubona babyishimiye, uvuga ati ngize amahirwe, igihugu kiradufashije, tugiye kubona indangamuntu itazongera kutugora nk'uko Minisita Paula yavugaga, itazasaba ko umuntu asiragira igihe yayitaye. Ibijyanye n'uburyo bizakorwa rero, birumvikana icya mbere ni uko buri munyarwanda wese, buri muturage w'u Rwanda wese agomba kugira iyo ndangamuntu. Uburyo rero bwatekerejwe, bwateganijwe, ni uburyo buzenguruka igihugu cyose, tugahera ku gace kamwe mu turere tumwe, tugakorera abaturage baho, bagakosoza imyirondoro, bagatanga ibimenyetso ndangamiterere bigomba kujya muri sisitemu, hanyuma aho harangira bakajya ahandi. Iyo gahunda izatangazwa mu buryo burambuye, ariko guhera mu cyumweru gitaha turahera mu turere dutatu, akarere ka Huye, Gisagara na Nyanza. Abaturage hari amasite yagiye agenwa mu mirenge, amasite atandukanye mu mirenge, aho hari abakozi babihuguriwe neza, bafite n'ibikoresho byabugenewe bazaza kugira ngo bafashe abaturage gukora icyo gikorwa. Numva rero ari igikorwa giteguye neza. Icyo twasaba abaturage ni ukugira ngo bakurikirane, bamenye gahunda yabo mu murenge wabo, mu karere kabo, hanyuma babashe kuyitabira kugira ngo hatagira n'umwe ucikanwa n'iki gikorwa, kuko nk'uko twabivuze, Minisita yabigarutseho, ni abaturage bose guhera ku mwana ukivuka. Umuturage wese agomba gutunga iyi ndangamuntu, ari nacyo cyiza izanye, kubera ko bitandukanye n'iyari isanzwe yahabwaga abantu bake. Minisita, turabibona nk'intambwe ikomeye cyane mu ikoranabuhanga igihugu kigezeho, ariko hari igihe ujya nko kuri banki bakakubwira ngo netiwaka yabuze, ngo ntubona serivisi, wenda Irembo naryo ugasanga hajemo utubazo runaka. Ndagira ngo mbaze ku rwego rw'ubushobozi byubatse bite ku buryo amakuru yawe ufite ari ukuba byakorwa n'Abanyarwanda, ataravuga ngo ni umunyamahanga bizabidukora ejo nagenda tugira ikibazo, ariko n'umutekano w'ayo makuru, ariko n'ayo makuru tuyagarukeho ubwayo. Umuntu agiye, amakuru azatanga n'ayahe, azaba ayahande, wizeye ku ruhe rugero? ngira ngo wenda icyo naheraho ni uko ni sisiteme izubakwa n'Abanyarwanda, inafite uburinzi buhagije kugira ngo ya makuru bwite ari muri ya sisiteme ashobora kuba twayabungabunga umutekano mu buryo bukwiye. Amakuru umuntu, icya mbere nkomereje ku byo Minisita yari asorejeho, dufite ibice bibiri muri aya mezi 6 agiye gukurikiraho. Igice cya mbere bizaba bisaba ko umuturage agenda akareba amakuru yanditse muri sisiteme y'irangamuntu, kuko n'ubundi abenshi bari bayafite, noneho n'ukeneye kuyakosoza ashobora kuba yanayakosoza, yaba ari amazina, aho yavukiye, amazina y'ababyeyi n'ibindi byose ashobora kuba akeneye gukosora, cyangwa anashobora no kuvuga ati uko amakuru ari niko ameze, ndabyemeje. Icyo gice cyarangira hagakurikiraho gutanga ibimenyetso rangamiterere. Ubwo ni nk'ibi ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi watangaga igikumwa gusa. Muri gahunda tugiye gutangira uzajya utanga utanga ibimenyetso ku ntoki zawe 10, bakore amaso, imboni na fesho, ni ukuvuga ngo isura yawe ukuntu usa, noneho bafate na ya makuru n'ubundi wamaze kwemeza. Nibyo bya bimenyetso rangamiterere iyo umuturage azaba atanga. Ibimenyetso ndangasano se bita DNA nabyo birimo? Oya, ntabwo birimo. Ariko nyango binumvikane yuko kubera ko ubu irangamuntu koranabuhanga igiye guhabwa Abanyarwanda bose, ni ukuvuga no ku mwana kuva igihe yavukiye, ku bana bakivuka kugera ku myaka 5 tuzajya dufata ifoto gusa, kubera ko bya bimenyetso tuvuge yaba ari za ntoki 10 cyangwa iris cyangwa byose bigenda bihinduka. Icyo twashyizeho, icyo twateganyije ni uko tubifata akivuka cyangwa akiri muri iyo myaka hagati ya 0 n'imyaka 5, ariko yakuzuza imyaka 5
akazazanwa kugira ngo afatirwe bya bimenyetso byose bijye muri bwa bubiko by'irangamuntu koranabuhanga. Ubwo ni uko nguko biteganyijwe. Wenda ikindi nashaka no kuza kugarukaho wari wanakibajijeho uti ese ko umuntu yari amenyereye kugenda n'iya karita biragenda gute. Twanashyizeho uburyo ku buryo ukifuza kuba yatanga yaba afite ikarita dushobora kuyimuha, ariko iyo karita ntabwo izaba iriho ya makuru yose mwasangaga tuba dufite, amazina, aho wavukiye, umunsi wavukiyeho n'ibindi byose. Izaba ifite amazina yawe gusa, ariko ya makuru yawe bwite abitse mu ikarita ku buryo ushoboye kuba wayitanga. Abafite serivisi zikeneye zifite ibikoresho byabigeneye ushobora kubona ya makuru ashobora kumenyekanisha uwo uriwe. Ngira ngo nanasoreza no ku kindi kugira ngo n'abaturage bashobore kuba bashira impungenge. Uramutse udafite ya numero yawe y'ibanga wanayibagiwe nayo tuvuge, ushobora gutanga bya bikumwe byawe cyangwa bagafata ifoto igahita itanga ya makuru yawe. So bivuga yuko turashyiraho uburyo butandukanye, ariko bitavuga ko igihe utafite ikarita ukanibagirwa ya nimero y'ibanga bitavuga ko utari bubone serivisi, kuko za rangamiterere twafashe nuzikoresha zizashobora kubona ya makuru yawe muri systeme zishobora kuba zatangwa. Ngarutse bwa nyuma ku kibazo wabaje uti hari igihe uyu munsi usanga hari impungenge zo kuvuga ngo network yabuze ntitwashoboye kubikora. Ibyo nabyo biri mu ngamba mu bintu twagiye dukora, kuko nta nubwo ari network gusa tureba kugira ngo ibihari. Nuvuga ngo hazaba hariho n'ibikoresho byabihariwe bituma yaba ari yarangamuntu koranabuhanga watanze cyangwa ushaka gutanga za rangamiterere izawe ushobore kuba ibyakurura amakuru yawe bwite, bishobore kuvuga ngo aya makuru ajyanye n'uyu muntu koko uje gufata iyi serivisi. Ibi byose rero turabirebera hamwe mu bikorwa remezo bikenewe kugira ngo za nzego zose zitanga serivisi ku muturage zizabe zifite ibikenewe byose kugira ngo bishobore kuba ya serivisi yahabwa mu buryo bunoze. Ndumva ari igikorwa gihambaye kinini, intambwe ikomeye ku gihugu. Umuntu yakibaza se iyo ngengo y'imari, abo bakozi, ubwo umuntu akibaza ngo bizamara n'igihe kingana iki, niba mufite icyo mwabivugaho none, ariko nubwo mutamugifite yenda mukazakitubwira ikindi gihe nta kibazo. Iyi ni program twatangije nka leta, tugira n'abaterankunga babidufashijemo, harimo banki y'isi yashoboye kuba yaduteye inkunga kugira ngo dushobore kuba twakubaka ubu bushobozi. Iki gikorwa uko giteye nuko nk'uko twabivuze kuwa kabiri ubu cyumweru gitaha nibwo hazatangira iyi gahunda mu turere dutatu, Nyanza, Huye na Gisagara, ariko hakaba hari gahunda ko mu mezi 6 akurikiraho kugera mu kwa gatanu kurangira tuzaba twamaze kugera mu turere twose. Ku mirenge yose hari amasite 2, hari abakozi babihuguriwe bagenda bashobora kuba bafasha abaturage kugira ngo ibyo byose bishobore kuba byakorwa. Tukaba rero impamvu twatangiranye iyi gahunda yo kugira ngo abantu bashobore kuba bakosoza amakuru yabo, tukanafata bya bimenyetso by'irangamiterere bidufashe kugira ngo nibura mu mpera z'umwaka utaha tuzabe twatangiye gutanga yarangamuntu koranabuhanga ku baturage b'u Rwanda. Mu Rwanda imibare twereka ko 1/3 cy'abanyarwanda bari mu mashuri, abanyeshuri n'abiga. Ubwo umuntu yakibaza tese ko population nini, abaturage benshi bari mu mashuri, ko biteguye bite? Naho ubu ngubu ko uburyo tunabiteganyije hari uburyo butandukanye, no ku mashuri tuzagenda tubasangayo, ariko ikintu kizatangira cya mbere nuko n'ababyeyi bazabanza kuba bakora iya exercice ya pre-enrollment, aho bajyamo kureba iya makuru ari muri systeme y'irangamuntu ko ariyo. Ngira ngo wenda nicyo nanagarukaho nuko gahunda yo kureba amakuru yawe bwite ukayemeza cyangwa ukayakosoza iyo ukeneye gukosorwa, nabyo tugiye gushyiraho uburyo umuntu ashobora no kubikora yifashishije irembo. Iyo serivisi ikazajya ku irembo itariki 10 z'ukwa 11, ku buryo umuturage ahantu ari hose n'abari muri diaspora nshobora kujyaho nkajyamo nkemeza ya makuru yanjye ari muri systeme y'irangamuntu, amakuru y'umuryango wanjye, uwo twashakanye n'abana banjye. Noneho ikizasaba n'umuturage kuba yajya kuri ya masite twateganyije nk'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yavuze, akazaba ari ukujya gufata ya mafoto na bya bimenyetso by'irangamiterere. Minisitiri, hari ikibazo abantu bajya bagirana n'imyaka. Abantu benshi bajya bashaka kugira imyaka mishye cyane. Iki gihe indangamuntu igiye guhinduza ari babyita gukatuza. Ese ubwo ndabivuga ku myaka, ariko no kubyagura mu buryo bundi, niba koko abantu badashobora gukoresha uyu mwanya kugira ngo bagire amakuru batanga atariyo, ariko hari n'abandi bari bafite amakuru yaje mu ndangamuntu zabo kubera ko bandika indangamuntu wenda bari batiteguye, bagasanga hari ibyo bakeneye gukosoza. Ibyo byo bizarebwaho gute? Gukosoza amakuru mu ndangamuntu n'ubundi ni ibintu byari bisanzwe bikorwa. Iyo umuntu afite
indangamuntu ariko abiriho amakuru atariyo, amazina n'ibindi, n'ubundi yashakaga ibimenyetso bigaragaza amakuru y'ukuri, hanyuma akabigaragaza indangamuntu n'ubundi ikaba yakosorwa. N'ubundi rero niko bizakomeza gukora. Ni ukuvuga ngo nk'uko minisita yari abivuze, intambwe ya mbere ni ukubanza kureba ko amakuru ariyo, ari ay'ukuri. Aho ndibaza ni uruhe rwego rwemeza ko amakuru ariyo, kuko hari nk'abantu bagiye bagira amazina bahisemo kwitwa amazina bahawe n'indangamuntu, akarasanga kujya guhinduza indangamuntu. Hari abantu bafite amazina rwose ubu ngubu akakubwira ati nayahawe n'indangamuntu. Ni uruhe rwego rwemeza ko amakuru muyumvikanye? Kuko ngiye nshobora kuba mvuga nti amakuru ndayavuga, n'unyakira nawe akanyakira, ariko ninde wemeza ko ayo makuru ariyo? Enda tubitandukanije, inzira yo guhinduza amazina itandukanye n'ibi turi kuvuga. Amategeko ateganya uko umuntu ahindura izina iyo ashaka guhindura izina. Ni Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, iyo serivisi irahari ku Irembo. Umuntu ajya ku Irembo akuzuza ibisabwa, hanyuma dosiye ye igakorwaho, hanyuma amazina yifuza akaba yayabona. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Ahangaha ikizakorwa iyo tuvuga gukosoza umwirondoro bijyanye n'indangamuntu koranabuhanga, intambwe ya mbere ni ukureba niba amakuru yanditse ariyo, hanyuma ariko ikaba n'amahirwe y'uko haramutse hari amakuru atariyo, ariko ukaba ufite ibimenyetso bigaragaza ko ayo makuru atariyo, abakozi babishinzwe, ari abashinzwe irangamimerere bazaba bahari, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buzaba buhari, ku buryo bashobora kureba bakamenya ko ibyo bintu koko ari byo bikwiye gukosorwa, bakaba babikosora. Hanyuma iyo ntambwe yo gukosora amakuru cyangwa kwemeza amakuru yarangira, hakaba ari wajyaho ya ntambwe yo gutanga bya bimenyetso ndangamiterere. Icyo twasaba abaturage ni uko bakoresha aya mahirwe neza kugira ngo batange amakuru y'ukuri, ariko bibafashe kugira ngo umwirondoro wabo ube umeze neza. Ariko ntabwo ari amahirwe, ntabwo ari umwanya wo guhindura ibitagomba guhinduka. Ntabwo ari umwanya wo guhindura amatariki y'amavuko. Ibyo nabyo ugerageje kubikora, kubera yuko amakuru aba yari asanzwe ahari, nabyo ubwo babigenzura bakabireba, ariko ntabwo nabwo byaba byoroshye, kugira ngo bitumvikana ko umuntu ashobora kugenda agashyiramo ibyo ashaka, agatanga amakuru ashaka. N'ubundi kugira ngo uhindure bisaba yuko uba ufite ibigaragaza, ibihamya yuko ibyo ushaka ko bijyamo ari byo by'ukuri. Minisita mukiri aho, ngira ngo biri no mu nshingano za Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ibijyanye no kwandika abaturage no kubandukuza igihe ari ngombwa, bisanzwe bikorwa mu irangamimerere. Abana bavutse barandikwa, hari abandikirwa no ku bitaro no mu mirenge, mu nzego z'ibanze barandikwa, n'abitabye Imana bakaba bakandukurwa, n'abashyingiwe byose. Ndashaka kubaza, bizahuzwa biti indangamuntu koranabuhanga izahuzwa ite n'ubwo buryo bwari busanzwe bwo kwandika abaturage, amakuru y'abaturage? Mbere y'uko ngaruka kuri icyo ngicyo, nagira ngo wenda nongere kubwira abaturage yuko indangamuntu koranabuhanga, iki gikorwa kirareba umuntu wari ufite indangamuntu, ariko n'umuntu wari uriyenda nko mu nzira yo gushaka indangamuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ntiyari akwiye gucikanwa n'iki gikorwa, nubwo waba utari usanzwe ufite indangamuntu. Aya ni amahirwe noneho kugira ngo ugire indangamuntu, wenda ku mpamvu runaka waba utayifite, cyane cyane nk'uko minisita yabisobanuye. Iyi ndangamuntu izaba ikoze ku buryo buha amahirwe buri muturage wese n'umuntu wese uri mu gihugu kuba ashobora kuyibona. Niba ari umunyarwanda, niba ari n'umuntu udafite igihugu, nawe n'ubundi ahabwa iyo ndangamuntu. Mu makuru arimo hakandikwamo nyine yuko adafite igihugu runaka. Ni ukuvuga ngo uburyo ikoze biratuma nta muntu n'umwe ushobora gucikanwa nayo. Ariyo mpamvu dusaba kugira ngo buri muturage wese, yaba yari afite icyangombwa, yaba yari yaragitaye, yaba yari ari mu nzira zo kugishaka, ntacikanwe n'aya mahirwe. Ni umwanya wo kugira ngo ibyo byose
bitungane, n'ibyari bikeneye gukosoka nabyo bikosorwe, maze buri muturage aba afite ibyangombwa. Ku kibazo rero kijyanye n'uburyo bihuzwa n'izindi serivisi z'irangamimerere zari zihari kandi nazo zanogejwe, ngira ngo icy'ingenzi hano ni uko byuzuzanya. Biruzuzanya, ni ukuvuga ngo umwana uvutse akandikwa mu buryo bw'irangamimerere, ababyeyi cyangwa umubyeyi we amaze kwemeza ya makuru ye mu irangamimerere, ubwo noneho bimuha amahirwe y'uko ashobora no guhita abona indangamuntu koranabuhanga. Bivuga ngo ugomba kubanza n'ubundi kuba uri mu irangamimerere, dufashe nk'urugero ko uwo mwana wavutse, kugira ngo ya makuru n'ubundi abanze aboneke mu irangamimerere, hanyuma ubone indangamuntu koranabuhanga. Nk'uko mwabyumvise, n'ubundi intambwe ya mbere buri gihe ibijyanye n'amakuru y'umuntu. Amakuru y'umuntu rero iyo amaze kuboneka, ubwo hagomba gukurikiraho ibijyanye n'indangamuntu nyirizina. Nkumva icy'ingenzi ni ukumva ko ibyo bintu bigiye kuzuzanya, ariko bikazanafasha no muri ya mitangire ya serivisi twavugaga, kubera yuko izi sisiteme zose zizajya zivugana, zikorana, ku buryo n'ujya gusaba serivisi bizoroha, ndetse n'amakuru dufite muri sisiteme y'irangamimerere, muri sisiteme imibereho abanyarwanda bamaze kumenyera kandi bitabiriye, yo ifata andi makuru menshi atandukanye ajyanye n'imibereho nyine uko umuntu ariho atera imbere umunsi ku wundi. Urumva bizajya biba bifite aho byubakiye noneho kuri ya mibereho izana harya n'ibyo umuntu atunze, ibyo umuntu atunze, ariko cyane cyane ngira ngo twaberera uko umuntu atera imbere. Icyo bigamije ni ukureba uko umuntu atera imbere no gutuma igihugu gifasha mu igenamigambi ibikorwa bitandukanye, gahunda zitandukanye zizatuma umuturage arushaho kwiteza imbere. Niba amakuru ari muri sisiteme atwereka yuko wenda hari abaturage runaka bakeneye akazi, abaturage bari mu buhinzi, abaturage bafite abana bari mu ishuri n'ibindi, ibyo bituma tumenya no mu igenamigambi aho hantu icyo turi buhakore, amashuri turi buhubake, gahunda zo gufasha abatishoboye kugira ngo nabo biteze imbere, aho tuzerekeza. Iyo sisiteme nabyo nibyo idufasha. Minisita Paula, twigeze kubwirwa ko hari igihe tuzagira indangamuntu ihuje amakuru hafi ya yose, haba harimo ngo perimi, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, harimo ngo ikarita yo kwivuza. Igihe kirageze. Igihe kirageze, kandi ngira ngo kuba dufite iyi indangamuntu koranabuhanga biradufasha kugira ngo tugende duhuza ayo makuru yose. Uyu munsi nyamara murabizi n'indangamuntu yayisanzwe dufite wayikoreshaga n'ubundi nko kujya mu gutora. So bivuga ngo aya makuru yose turagenda tuyashyira hamwe adufasha kugira ngo niba ufite ikarita imwe cyangwa ikintu kimwe gishobora kuba cyagushoboresha kubona serivisi zose, kuko uba wongeraho gusa, tuvuge niba ari perimi, wongeraho niba umuntu afite yemerewe gutwara ibinyabiziga n'ubuhe bwoko bw'ibinyabiziga ashobora kuba yemerewe gutwara. Yaba ari muri serivisi z'ubuvuzi nabyo bishobora kuba byakorwa. Bikaba rero ibi bizagenda bikorwa mu mafazi atandukanye. Ubu ya mbere ni ukugira ngo tubanze tubone ko buri muntu utuye mu Rwanda afite iyi ndangamuntu. Iratanga uburyo bwo kuba wabyongeramo, biratanga uburyo bw'uburyo ushobora kuba wanabyongeramo ukanabyifashisha. nk'iyange imaze guhinduka inshuro ebyiri, ubu ngubu iyi izajya ihinduka nayo, ndavuga imibare y'indangamuntu. Imibare ntabwo izajya ihinduka. Umubare uzahabwa kuri iyi ndangamuntu koranabuhanga uzaguma ari umwe, ntabwo uzigera uhinduka. Ari nayo mpamvu ngira ngo nabihereyeho ku kibazo cya mbere mwabajije uti ko twavuga iyo umuntu yatakazaga irangamuntu n'ubundi wasangaga buriya n'uriya mubare wabaga wanditse kuri ya karita ntabwo ari wo umubare w'irangamuntu yawe, aba ari umubare w'iyo karita wahawe kugira ngo ushobore kuba yahuzwa. Hari umubare watuma ubona indangamuntu yawe, ariko uriya mubare ntabwo ari wo umubare w'indangamuntu. Uriya mubare ku irangamuntu dufite uyu munsi, uriya mubare uri ku ikarita ni umubare w'iyo karita, ariko ntabwo ari wa mubare wawe. Ni ukuvuga ngo unique identifier, uvuga ko wowe Jean Pierre Kagabo ari wowe nubwo wahindura indangamuntu ukayita inshuro 3, hari umubare utari kuri iriya karita dufite uyu munsi uba udahinduka n'umunsi n'umwe. N'uyu munsi iyi ndangamuntu koranabuhanga uzaba ufite umubare udahinduka, ariko uwo mubare ntabwo uzawubona kuri ya karita. Ari nabyo twagarutseho.
kuko icyo tuzaba dukenera kumenya ni ukuvuga ngo ya makuru y'irangamiterere twafashe niyo azajya adufasha kugira ngo tumenye ko Jean Pierre ari we yaje gufata iyo serivisi. Nushyiraho igikumwe cyawe cyangwa tugafata ifoto cyangwa ugatanga wa mubare w'ibanga twaguhaye wa token, bizajya bihuza ya makuru ari muri ya system amenye ko uri we. Tubaye smart kweri, nkavuga smart tutaraba smart. Minister, ubwo ngubwo icyo ni kimwe wenda uragisubije. Reka ngaruke noneho ku kindi kijyanye n'indangamuntu. Abantu bakomeza kumva ngo ni indangamuntu, ariko akazaba afite uwo mubare wamufasha kutumenya amakuru ye y'indangamuntu. Indangamuntu izabiri, umuntu azajya ahuraho n'iyo ndangamuntu ye. Ndumva ari ikintu afite ariko atakibona. Kimeze gute? ngira ngo izo mpungenge nuko abantu bavuga ko badashobora kuyibona. Ni nayo mpamvu twashyizeho uburyo bwo kuvuga ngo umuntu uzavuga ko ngenda ashaka ikarita inyereka ko ari irangamuntu yanjye, nawe twamushiraho uburyo bumeze gutya. Ariko ubundi irangamuntu azaba ari amakuru yawe bwite ari mu bubiko ibitse mu buryo bw'ikoranabuhanga, sibyo? Noneho ku buryo ushobora kubibona mu buryo butandukanye, ari bwo buryo twashyizeho. Turavuga tuti igihe umuturage, nigeze vuga ko bumwe mu buryo tuzatanga ni n'uburyo ushobora kugishyira kuri telefone zigendanwa, sibyo? Ariko turabizi ko hari abanyarwanda cyangwa abatuye mu Rwanda badafite izo telefone zigendanwa. Ari nayo mpamvu hashyizweho uburyo bwo kuvuga ngo igihe ushobora kumuha token, umubare w'ibanga, cyangwa ukamuha iyo rangamuntu iri muri telefoni ye ashobora kwifashisha, bitamusaba kugenda ashyiramo umwirondoro we wose kugira ngo abone serivisi, cyangwa ashobora kuba yanabona ya karita igihe ayikeneye. Dukurikije n'uburyo ko igihugu cyacu hariho abantu benshi badafite izo telefoni zigendanwa bashobora kuba banakoresha. Wigeze ubaza uti abanyeshuri nyamwe turabizi no mu mashuri ntabwo baba bafite izo telefone, ariko ushobora gukenera izo serivisi. Niyo mpamvu dushyiraho ubwo buryo bushobora kuba bwakoreshwa. So ngo byumvikane yuko irangamuntu koranabuhanga ni ububiko bw'amakuru yawe bwite abitse mu buryo bw'ikoranabuhanga, mu buryo buri digital. Kamaze ikindi kibazo, amakuru arabitse, ngenda hari kumwe n'amaso imboni ndaje, ariko se ahantu hatangirwa serivisi bo bazaba bafite ubuhe bushobozi bwo kugira ngo babone ibyo ngibyo bashaka kumbonamo? Ni ukuvuga ngo ahantu hose hatangirwa serivisi, umupolisi uri ku muhanda, hari ibikoresho, iyo banki cyangwa iryo shuri, hari ibikoresho bazaba bafite. Kuko n'uyu munsi iyo ugiye hari ibikoresho baba bafite bashobora kuba bakwifashisha. Ariko uyu munsi hari ibikoresho biri muri ya proje n'ubundi twashyizeho izajya ituma niba ugiye muri banki cyangwa ugiye muri serivisi z'ubuzima kwa muganga, ushobora gushyiramo ibikumwe cyangwa intoki zawe 10. Icyo gihe icyo gikoresho cyo wakoresheje, yaba ari ifoto yawe cyangwa icyo uburyo bwose wahisemo gukoresha, bizaba biri connected cyangwa bihuzwa na ya systeme y'irangamuntu. Muri iyi rero twifite ibibazo bitandukanye. Hari igihe umuntu aba yaragize ibyago muri izo ntoki hakavamo rumwe cyangwa nyinshi, n'ayo maso, ndavuga nko ku bavandimwe bafite ubwo ubumuga, ashobora gutekereza ati ubwo ngewe hari rumwe muri izo ngingo ntafite, ntabwo nzahabwa iyi serivisi. Oya, niyo mpamvu twashyizeho uburyo butandukanye bw'ayo makuru. Ibyo ari byose ufite hari izo ntoki 10, hari imboni, hari ifoto, sibyo? Ibyo byose bikoreshwa kugira ngo umuntu ashobore kuba yamenya umuntu uwo ari we. Ariyo mpamvu icyumweru gitaha tuzatangira iyo gahunda yo kuvuga ngo tujye muri gahunda yo kugira ngo ayo makuru yose dushobore kuba twayafata tuyashyire muri system. Amakuru azaba yafashwe n'ubundi niyo azifashishwa, kandi urumva ko ari ubwoko butandukanye bw'amakuru umuntu ashobora kuba yakwifashisha kugira ngo ashobore kuba yaguha serivisi. Wagize ikibazo n'intoki, nibura wenda amaso, imboni yawe niyo yadufasha kugira ngo tumenye ko uvuze kuri we ari we uri we, cyangwa ya foto cyangwa na yarangamuntu y'ikarita n'ubundi twateganyije ku bantu bashobora kugira impamvu zitandukanye zituma badashobora kuba bakoresha ya makuru y'irangamiterere. Ubwo bizagera no mu binjira n'abasohoka no ku bibuga by'indege, hari ukuntu hageraga bakagusaba ibyo bikumwe bakagufotora. Izo systeme zose n'ubundi zose zigenda zihuzwa. Ariyo mpamvu twavugaga ngo iyi systeme y'indangamuntu koranabuhanga izaba ari systeme single source of truth. Ni ukuvuga ngo niyo systeme izaba ifite amakuru nyayo ashobora gukoreshwa na serivisi zitandukanye. Niba ari abantu babinjira n'abasohoka bashobora kuyifashisha nayo bakaba bayakoresha, kuko ayo makuru y'irangamiterere nayo ashobora kubafasha mu gutanga serivisi zabo. Mwari muvuze ko iki gikorwa gishobora no kujya ku irembo, abantu bagakosoza amakuru yabo bakamenya niba ariyo cyangwa atariyo, ariko hari na gahunda mwatwigisha ya byikorere nayo izakora.
ni nayo mpamvu twayishyize ku irembo, ni ukugira ngo habeho byikorere. Nk'uko twagiye tubigaragaza, intambwe ya mbere azaba ari kugira ngo wowe nka Jean Pierre Kagabo wemeze amakuru yawe. Wenda abenshi mu baturage bazaba bayemeza nta kintu bakeneye gukosozamo, ariko haraza bakenera kugira ibyo bakosozamo, bisaba ko hari gihamya batanga kugira ngo ya makuru yabo ari muri ya systeme y'irangamuntu ashobore kuba yakosorwa. Noneho iyo umaze gutanga iyo gihamya ikemezwa, ukaza ku ntambwe ya kabiri ariyo gutanga ya makuru yawe y'irangamiterere. Icyo twashyizeho na systeme y'irembo ni ukugira ngo tubyikorere. Uri mu rugo rwawe Jean Pierre cyangwa uri ku kazi, ushobore kuba wajya muri iyo systeme y'irembo, kuri iyo serivisi ureba amakuru yawe uyemeze, cyangwa usabe ko ibyo usaba ko bihindurwa ubisabe, unatanga gihamya ko bahita bakubwira gihamya ukeneye gutanga. Noneho iyo bimaze kwemezwa, uzahabwa itariki uzajya ku murenge uturiye kugira ngo ya mafoto na ya makuru y'irangamiterere ashobore kuba yanafatwa. So itariki 10 z'ukwa 11 nibwo tuzatangira iyo serivisi ya byikorere inyuze mu irembo, kugira ngo tworohereze abanyarwanda kuba babasha gukora iyo gahunda. Minisitiri Dominique, mwari mutubwiye mu kanya ko bizahera mu majyepfo mu turere dutatu, mwavuze Nyanza, Huye na Gisagara. Kubera iki aho ngaho? Twagomba kugira aho duhitamo duhera, ariko twashoboraga guhera hariho hose mu gihugu. Kugira ngo sinavuga impamvu zihariye, ni uko biri kose iyo ugomba kugira uhera urahatoranya, ariko icy'ingenzi ni uko n'ahandi hose mu tundi turere. Hari aho nahoze nsoma bavuga ngo nubwo ngo hari ibigo by'amashuri byinshi. Ntabwo navuga ko ariyo mpamvu, kuko n'ahandi ibigo by'amashuri birahari ndetse ariko turabizi no mu mishinga minini ugira pilot, wenda ukagira aho uhera. Wenda mwatubwira icyo biba bigamije, nko kuba wahera muri utwo turere, hari amasomo mushaka kuhavana kugira ngo murebe uko mwabijyana ahandi. Hari ukuntu mvuga mutenda ni abaturage bumva cyane, bashobora kudufasha kumva icyo kintu, ariko wenda umuntu yanabyitondera ntabivuge gutyo, kuko wa mugani nk'uko bavuze umuntu ashobora guhera aho yahera hose. Twashoboraga guhera aho ariho hose, kandi nk'uko twabivuze, iyi gahunda twarayitangiye. Gerageza rya mbere muri Expo, abaturage barabyitabira, tubona uko bikora, abaturage barabyishimira. Ubu rero turi ku rwego noneho rwo kubikora mu tundi turere. Nubwo wenda avuga uti nahereye hari bakeya kugira ngo ndebe uko bikora, nze kujya ahandi, ariko mpamya yuko twiteguye neza. Twahuguye abakozi bahagije bazafasha muri iki gikorwa, ndetse n'inzego z'ibanze. Hari amatangazo nabonaga mu midugudu bavuga ngo umwana ngo waba yararangize ngo ayisumbuye ngo azina computer ngo anayifite ngo hari akazi. Najyaga nyabona ku mbuga zo mu midugudu. Nabo ngabo nayo ubwo barandi mahirwe y'akazi ko dufite. Icyo cy'amahirwe y'akazi nuba nacyo mwakivugaho ko muri gahunda y'igihugu yo kwitisha iterambere dufitemo no guhanga imirimo, kandi ikoranabuhanga rimwe mu hantu hari imirimo cyane. Yego, ubu dufite urubyiruko rwize ikoranabuhanga. Na byiza yuko ibikorwa tuzabikorerwa n'urubyiruko rwacu rwahuguwe, rwize ikoranabuhanga, bikaba bizatuma igikorwa kigenda neza. Birumvikana nyine n'akazi, ariko ibijyanye n'amahirwe y'akazi biri henshi mu gihugu. Ngira ngo ugenzuye ibyiciro by'imirimo bitandukanye mu gihugu birimo amahirwe y'akazi, ari nabyo dukomeza gushishikariza urubyiruko kugira ngo aho ari areba amahirwe ahari y'icyo ashobora gukora, niba ari mu ikoranabuhanga nk'uko twavugaga, ariko n'ahandi. Kugira ngo akazi kazatangwa hano nako ntabwo ari gakeya, ariko siho gusa, hari n'ahandi henshi cyane. Minisita, urubyiruko rushobora kubona umugani ngiye gukoresha sinzi na Minisita Paula agira, baravuga mu Kinyarwanda ngo imihini mishya itera amabavu, ariko ibyo by'imihini nyine ni ibintu byo hakurya nyine urenze i Kigali, ntabwo abantu bose babyumva. Ariko nuko iyo ikintu kikiri gishya, siko abantu bose bacyakira kimwe, abantu bose batarakimenyera. Mufite izihe ngamba nk'inzego, mufite inzego z'ibanze mu nshingano kugira ngo muherekeze iyi gahunda abantu bashobore kuyumva, kuko hari igihe abantu batangira no gukwiza nyine n'ibihuha n'imyumvire itandukanye kuri icyo ngingo? Nk'uko nari mbivuze, twahereye mu bijyanye no guhugura abagomba kubikora kugira ngo bazabikore neza. Ikindi ni uko ibikorwa byo gufotora no gutanga ibyangombwa ubundi bihoraho mu nzego z'ibanze. Hari gahunda n'ubundi ya NIDA isanzwe
yo gufotora, urumva ni ibintu abaturage basanzwe babizi, ariko n'inzego z'ibanze uburyo babikora nabyo n'ubundi ntabwo ari ibintu bishya. Gusa umwihariko noneho ni uko bigiye kuba mu gihe gito kandi bikareba abanyarwanda bose ndetse n'abari mu Rwanda bose muri rusange, abatuye u Rwanda. Inzego z'ibanze rero zarateguwe, abakozi babishinzwe bariteguye gutanga serivisi nziza. Icyo twasaba abaturage ni ukubahiriza gahunda ihari, nk'uko tubivuze yuko mu cyumweru gitaha gahunda igiye guhera muri turiya turere dutatu twa Huye, Nyanza na Gisagara, kugira ngo abaturage bubahirize iyo gahunda, kugira ngo utwo turere igihe tuzaba turangije gukorerwa, ababikora bimukiye mu tundi turere hataba hari umuturage wacikanwa. Numva ari cyo cy'ingenzi. Ahubwo kiraho umuntu yabikoreshereza aho yaba ari hose, nubwo ntibisaba kuba ari aho avuka cyangwa yagize. Yego, umuntu yabikoreshereza aho aba ari. Icy'ingenzi ni uko aba yabisobanuye, kuko harimo n'intambwe yo kubyikorera. Umuntu ashobora kwikorera aho ari hose. Hari nk'abantu baba baravuye aho batuye bagiye mu mirimo, aba bana badufasha mu mirimo mu ngo hehe. Hari igihe bavuga bati turagiye iwacu tugiye, bakavuga bati turagiye iwacu tugiye mu kuzuza amakuru. Icyo nicyo cyiza rero cy'ikoranabuhanga, radufasha ko umuntu ashobora kubikora aho aherereye. Uvanga abakozi babishinzwe aho bari gukorera, umuntu wese uhari ntabwo akwiye gucikanwa. Ntabwo ari ukuvuga ko ari uwahavukiye cyangwa uhatuye gusa, n'uhakorera cyangwa n'uhari by'igihe gitoya agomba nawe gukoresha ayo mahirwe akahajya, kugira ngo iyo serivisi ahita ayibona adategereje ko bazagera aho akomoka cyangwa se aho atuye mu buryo wenda bwa burundu. Aho uri hose igihe serivisi iri kuhakorerwa wakoresha ayo mahirwe kugira ngo uyibone. Ngo wenda ikintu umuntu yanakongeraho, muri iyi gahunda y'amezi 6 haraza kubaho n'ubukangurambaga bugera hasi ku nzego z'ibanze ahantu hose, kugira ngo dukangurire abaturage akamaro k'ikoranabuhanga. Ngo hari n'umwihariko w'impamvu twabitangije ku wa kabiri, biri mu nteko y'abaturage igihe iyo saha, kugira ngo bigiye kuba gusa gahunda yo kuvuga ngo muze mwemeze amakuru yanyu bwite, dufate ibimenyetso, ahubwo bibe n'umwanya wo kugira ngo habeho ubwo bukangurambaga bwo kugira ngo abaturage bashobore kuba babwirwa akamaro k'irangamuntu koranabuhanga. Ngira ngo n'uyu munsi ku muganda w'uyu munsi byanatangiye, aho ahantu hatandukanye, cyane cyane aho tuzatangira Nyanza, Gisagara na Huye, aho bagiye bakangurirwa no kubwirwa ibikorwa bigiye kuhaba. So ni akazi kazakomeza no muri aya mezi 6, kugira ngo n'impungenge zose umuturage yaba afite dushobore kuba twamwegera tukanamusobanurira birushijeho, banamenye n'icyo izabafasha mu buryo bufatika. Minisita, mwabivuze ko mu bafatanyabikorwa mufite harimo na banki y'isi. Ibikorwa nk'ibi, indangamuntu nk'izi, hari ahandi ziba hafa? Kuko nitwara dufite abantu bayitangariraga cyane. Hari ahandi biba muri aka karere no muri Afurika? Hari ibihugu byinshi bimaze gutangira gufata iyi gahunda yo gushyiraho indangamuntu koranabuhanga. Ngira ngo umwihariko u Rwanda rufite ni uko nk'ibindi bihugu muri Afurika uyu munsi birimo bishyiraho iyi rangamuntu koranabuhanga, ntabwo bari bafite n'iyibanze. Ari nayo mpamvu ngira ngo iyacu biratworohera, kuko birasanga igice cy'akazi karamaze gukorwa mu buryo twari twarakusanyije ayo makuru ajya muri sisiteme y'irangamuntu, mu buryo serivisi uyu munsi n'ubundi zatangwaga zishingiye kuri iyo rangamuntu, no kugira ngo byorohere abaturage. So bivuga ngo twebwe tuza twubakira ku byari bisanzwe bihari, nabyo byiza, naho ku bindi bihugu bitangiye kubitekereza akenshi abaribwo batangira nta n'indangamuntu yari isanzwe ihari bakoreshaga. Ariko ni gahunda ubona ku isi yose imaze gufata, ibihugu byinshi cyane bimaze gufata iyo ntera yo kuvuga ati ni gute twagera ku iterambere rijyanye n'ikoranabuhanga, naryo rishingiye yuko n'izirangamuntu dufite uyu munsi zaba zifitemo ikoranabuhanga. Ibikorwa binini nk'ibi ngibi bisaba ingengo y'imari, igeze kubivugaho mbere, nk'amatora y'ubushize twari tuzi miliyari zizajyamo, n'abakozi bazakoreshwa, abakorerabushake n'abandi. Ese mu gikorwa nk'iki biraboroheye gutanga kominikasiyo nk'iyi? Nk'ubu ikiganiro nk'icyo tugikora, ibinyamakuru biba byandika, abantu benshi baba bakurikira, kandi nabo bakwirakwiza ayo makuru mu bandi baturage.
no biratworohera ngira ngo ikiriho ni ubufatanye bw'abafatanyabikorwa batandukanye. Impamvu nagaragaje banki y'isi, inkuru y'isi, ni uko yari umufatanyabikorwa wa mbere bashyizemo miliyari zirenga 48 kugira ngo dushobore kuba twakubaka iyi sisiteme, dushobore kuba twanayigeza z'amadolari, dushobore kuba twazi miliyoni 48 z'amadolari. Ubwo ni miliyari zirenga 60. Zirenga 60. Ariko ubwo ntago ayo yonyine ntago anahagije ku gikorwa dushaka gukora, kuko uyu kugira kirangire cyatwara nkangahe? Nibura zagera hafi muri 70, kuko miliyoni 70 z'amadolari. Impamvu ni iyihe? Hari ukubaka sisiteme, ni miliyari zirenga 100. hari ukubaka sisiteme, hari none no kujya kuvugurura serivisi zayo zisanzwe zihabwa abaturage zishingiye ku irangamuntu kugira ngo zitangire zikoreshe iya irangamuntu koranabuhanga. Hari na bya bikoresho wahoze ubaza uti ese iyo umuntu ageze muri za serivisi abona ashobora gute kwifashisha ya irangamuntu koranabuhanga. Ibyo byose rero tugenda tubona abaterankunga batandukanye barimo badufasha muri urwo rugendo, ariko natwe nka leta harimo no kuvuga ngo umusanzu wacu n'ubuhe kugira ngo ibyo byose bishobore kuba byagerwaho. Abakozi bo muzakoresha muri icyo gikorwa, abakozi, umubare w'abakozi uyu munsi nk'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yavuze, tumaze guhugura abakozi barenga 1144. Twabanyujije mu mahugurwa nabo bazatangira muri iki gikorwa guhera icyumweru gitaha kugeza mu kwa 12. Ariko mu kwa mbere k'umwaka utaha kugera mu kwa gatanu tuzakuba inshuro ebyiri y'abo bakozi barenga 2500 kugira ngo bashobore kuba bakwira, kuko guhera uku kwezi kugera mu kwa 12 turakora uturere 9, utundi 21 dukore umwaka utaha kugeza mu kwa gatanu. Bivuga yuko dukeneye guhugura abandi bakozi benshi kugira ngo bashobore kuba bagera mu tundi turere 21 dusigaye, tuzarangiza ukwezi kwa gatanu twaramaze gukusanya amakuru y'abantu mu gihugu cyose, dushobore kuba twatangiye gutanga ibintu mugiye gusaba abaturage birakomeye. Harimo ingingo zabo z'umubiri kuzifotora no kugira gute. Mufite itegeko rishyikira ibi mugiye gukora? Itegeko rirahari, ngira ngo nabihereyeho. Twari dufite itegeko rijyanye n'ibijyanye n'irangamuntu ryo mu 2008. Niba mwibuka neza mu 2021 twavuguruye iryo tegeko, ari naryo ryatanze uburyo butuma dushobora kuba twakusanya ayo makuru yose n'icyo azabagamijwe. Ngira ngo nicyo nanagarukaho cyiza kizanywe n'irangamuntu koranabuhanga, nuko ubu n'ayo makuru tuzaba dukusanya akureba uzaba ufite, ni wowe uzaba uyafiteho ububasha cyangwa uburenganzira bwo kugira ngo undi muntu wakenera kuyakoresha ashobore kuba yayakoresha. Ariyo mpamvu hagiyeho iryo tegeko rivugurura iryari risanzwe rihari mu 2008, hajyaho itegeko rijyanye n'uburyo tubungabunga umutekano w'amakuru bwite y'abantu kugira ngo n'ayo makuru yakusanyijwe tube tuzi ngo azakoreshwa mu buryo bufasha umuturage atari bumwangiriza. Ibyo byose rero ntago twageza uyu munsi kugeraho twubaka iyo sisiteme tutabanje gushyiraho ayo mategeko yibanze atuma twemererwa gukora ibyo dukora, ariko anaha umuturage ububasha ku makuru ye bwite. Dutangira ikiganiro mwavuze inyungu rusange zo kuba iyi ndangamuntu koranabuhanga yakora, ariko reka mbabaze nk'amwe nk'abaminisitiri muri guverinoma y'u Rwanda. Minisitiri Dominique, igihe umushinga uzaba ukozwe warangiye, nkawe nk'umuntu ukorera abaturage, washyizweho na Perezida wa Repubulika ukorera abaturage, ukarangira neza, uzaba wumva umeze ute mu mutima wawe? Hari inyungu ku gihugu cyose, ngira ngo uko wari utangiye ubivuga, inyungu ku gihugu cyose ni ubwo buryo kugira amakuru y'ukuri yizewe, atuma ryagenamigambi ku gihugu rikorwa neza kurushaho, atuma serivisi zihuta, kandi ubwo iyo serivisi zihuta niko n'umuvuduko w'iterambere nawo uba munini kurushaho, kuko iyo umuntu asabye serivisi agatinda kuyibona, burya n'ubukungu bw'igihugu wowe nk'umuntu rero umukozi w'abaturage, igice cya mbere kijyanye n'inyungu ku gihugu muri rusange. None reka tuvuge umuturage ku giti cye wabonye iyi ndangamuntu koranabuhanga. Inyungu ya mbere iri mu kuba, nk'uko twabivuze, yorohewe. Ni ukuvuga ngo ibyo asabwa biramubangukiye.
twavuze serivisi zitandukanye. ahubwo ukiri aho ibyo bintu ntibizaba bihenze. Indangamuntu yaguraga 500, ari 500 ra 500. Ahubwo birahendutse. Birahendutse kuko urumva icya mbere nyine wayiguraga, ubu ngubu ntabwo usabwa kuyigura, nta giciro. Hari n'igihe wagiraga ibyago ukayita, wahita ukongera ukajya kwishyura, ukanasiragira kugira ngo ujya kuri za RIB kuidekarana, ugatanga amatangazo, ukajya gusaba serivisi yo guhindura bikagutwara umwanya. Ibyo byose rero ni inyungu ku muturage, kubera yuko ntabwo uzaba ushobora kwita, n'ikiguzi ntacyo mu by'ukuri. Ariko inyungu nini iri mu kubasha kubona serivisi zihuse. Ngira ngo iyo tuvuze ibijyanye na serivisi zihuse, abanyarwanda ubu ngubu barabyumva. Niba ugiye gufunguza konti muri banki bikihuta, niba serivisi nyinshi zagusaba ko uhajya nkawe uva aho wari uri kugira ngo ujye uzibone, uyu munsi ukaba ushobora kubikora utagiyeyo. Urumva ni inyungu nini cyane. Minisita Paula, Minisita Dominique azanyemo politike n'inzego z'ibanze mu ikibazo kimureba aragikwepa. Ariko uri nka minisitiri w'ikoranabuhanga, kwanza kuva wajyaho ni nabwo bongeremo innovation. We nka Minisita Paula nibwo bongeyemo innovation, nibwo mbyibuka. Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation, uyu mushinga ukozwe ukarangira nka Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation, urebye inyungu ufite rusange, ariko wowe nk'umuntu, nk'umukozi ukorera abanyarwanda, ukarangira ukagerwaho, wakumva nk'inyungu zawe nk'umuntu uzaba ari izihe? ngira ngo turebera kure y'inyungu zawe bwite. Icya mbere ni uko azaba ari ikintu gishimishije cyane, kuko nk'uko wagiye ubivugana kare, tuzaba tubaye igihugu cya mbere muri Afurika gikoze irangamuntu koranabuhanga mu gihe yari yateganyijwe gukorerwa, kuko hari ibihugu byinshi byatangiye na mbere yacu bikirimo no kuyubaka. Ariko nk'ibyo nagiye ngarukaho, amahirwe dufite nuko twari dufite aho twubakira kugira ngo dushobore kuba twabikora. So ku Rwanda no kuri twese nk'abanyarwanda azaba ari ikintu cy'ingenzi cyane gishimishije ko dushoboye kuba twabigeraho. Ariko icy'ingenzi cyane bizaba binarenze ko noneho tubonye irangamuntu koranabuhanga. The value cyangwa ikizaba kigaragara ni uburyo bizorohereza umuturage. Ari naho ngira ngo nicyo gipimo cyo kuvuga ngo turishimye. Nako kwishima kwa minisitiri, abaturage bishima. Ntabwo ari uko wabonye ya ndangamuntu, ni uko tuzaba twumva ibiva mu baturage batubwira uburyo ibagiriye akamaro kurusha uko bari bameze uyu munsi. Aho rero niho ngira niho umuntu azaba yumva ashimishijwe n'imbaraga leta imaze gushira mu mushinga nk'uyu nguyu. Iyo utegura umushinga nk'uyu munini, wambwiye miliyoni 70 z'amadolari, munini nk'uyu nguyu, ariko two kubireba no mafaranga gusa, ahubwo n'akamaro mwavuze ni kanini cyane. Iyo ukora ubuteganya n'imbogamizi wahura nazo, wigeze uteganya ko uyu mushinga hari imbogamizi wahura nazo? ni izihe? zakemuka gute? Ngira ngo imbogamizi zo buri gihe iyo ukora umushinga wa muto cyangwa munini uteganya risk cyangwa imbogamizi zishobora kuba zihari. Icyambere cyari ukuvuga ngo ese uyu mushinga dushobora kuwukora mu gihe uteganyijwe gukorerwamo kugira ngo dushobore kuba twagera ku byo twifuza. Ibyo bigatuma dusubira mu igenamigambi kugira ngo tubinoze cyane, tube tuzi ngo biradufasha kugira ngo dushobore kuba twayigeraho. Icya kabiri, kuko harimo ikoranabuhanga, uba uhora wibaza uti se ni gute nazakoresha ikoranabuhanga rigezweho ry'icyo gihe, kuko ikoranabuhanga rirahinduka cyane. Uyu munsi ushobora gutegura umushinga, mu myaka 3 igihe uzajya kuwukora ugasanga ikoranabuhanga rigeze ku rundi rwego. So rero dusaba kuvuga ngo ni gute tuwutegura ku buryo igihe tuzaba twatangiriye gutanga izo indangamuntu koranabuhanga tuzaba dufite rizaba rigendanye n'aho ikoranabuhanga rigeze ku isi yose. Icya gatatu kijyanye n'abantu ni ukuvuga ngo ese imyumvire kuri iki kintu ese bazayakira gute. Ari nayo mpamvu ubona iyo muri iki kiganiro twagize ubu tutavugaga gusa ngo tuzatange indangamuntu koranabuhanga, ahubwo tubihuza n'icyo izamara, kuko umuturage atabonye ikizamumarira nta mpamvu yo no gushishikarira gushaka kujya kuyibona. So ni gute duhindura ya myumvire na bwa bukangurambaga butuma babibonamo inyungu kurusha ko bagira impungenge n'ubwoba bwayo. Minisita Dominique,
ubwo nabimajije mu byo bita SWOT analysis, kureba ngo ahari imbaraga, intege nkeya n'ibibazo wahura nabyo. Reka noneho wowe nkubaze ku mahirwe ubona hari, ukurikije uko igihugu giteye, ubona byagaragaza ko uyu mushinga uzagenda neza, abanyarwanda bagakunda indangamuntu kandi koko ikagera ku cyatumye igihugu gitekereza kwishyiraho. Icyambere gituma bishoboka ni rwa rwego rw'imyumvire abanyarwanda bagezeho. Babonye ibyiza bitandukanye igihugu cyacu cyagiye kigeraho kubera bya koranabuhanga, twavuze ibijyanye no mu mabanki, ariko n'ahandi, telefone kuzibagezaho, uburyo bwa serivisi zikoze zinyuze mu ikoranabuhanga, ku irembo, byikorere. Ubwo rero kubwira umunyarwanda ko haje indi serivisi mu ikoranabuhanga igiye kumworohereza kubona indangamuntu, ikazamufasha kugera ku bindi, urumva biroroshye ko umunyarwanda abyumva. Ikindi ni uko nk'uko twakomeje kubigarukaho, umunyarwanda ari bubyakire abyumve kubera ko biri bumufashe kugera ku bindi. Uyu munsi abanyarwanda ni abaturage bareba ejo hazaza. Umuturage aravuga ngo ejo ndashaka umwana wanjye yige neza arangize, ejo ndashaka ntangire bizinesi, ejo ndashaka nkore igikorwa iki n'iki. Abanyarwanda barareba ejo. Iyi ndangamuntu rero ikoranabuhanga ni intambwe y'ejo, ni intambwe ituma umuntu wese yumva yuko ari kwinjira muri ejo heza hateye imbere, hamuteje imbere kurushaho, ku buryo najya gusaba serivisi, cyane cyane urugero gusaba serivisi runaka, nirwo rworoshye kumva, kuko ibyo igihugu cyose tugerageza kubaka ni uburyo bwo koroshya no kwihutisha. Ubwo muravuga gusaba serivisi ariko no kuyitangira bizagufasha, umuntu uguha serivisi afite amakuru yawe. Ubwo rero ugarutse ku rundi ruhande rw'abatanga serivisi. Abatanga serivisi nabo bizaborohera. Hari ikintu twahoze tuvuga mu kanya katambutse cy'uko uyu munsi hari igihe ujya gusaba icyangombwa runaka bakagusaba ikindi cyangombwa, banza ujye gushaka icyemezo cy'amavuko, hanyuma ukizane, cyangwa icyemezo cy'uko washyingiwe ukizane kugira ngo ubashe kubona indi serivisi. Ariko ibi ngibi icyo biri kudufasha, biratuma tugabanya umubare w'ibyangombwa bindi umuntu yasabwaga kugira ngo abone serivisi runaka. Urumva rero harimo inyungu nyinshi ku buryo ushobora gukora intambwe imwe ikakugeza ku bindi bintu byinshi utagombye kubanza gusiragira. Ubwo ni naho harimo no kurengera amafaranga n'ubundi wakoreshaga, kuko uko wajyaga gushaka icyangombwa byagutwaraga umwanya, bikagutwara n'igihe. Ibi nibirangira bizaba byoroshye guhuza ku buryo utagomba kubanza gushaka ibintu byinshi ari serivisi mushaka, ahubwo ugenda ukareba ya serivisi ugahita uyibona, kubera ko amakuru yose ari mu bubiko bumwe bwizewe kandi bwiza mu by'ukuri. Baravuga akaryoshye ntigahora mu itama. Ikiganiro nagitangiye numva isaha tuzaganira ari nini, ariko ngira ngo turasatira umusozo. Minisita Paula, twavuze kuri indangamuntu ikoranabuhanga igihugu cyashoyemo mu kurebera abanyarwanda none no mu gihe kizaza, mwakomeje kubisobanura no kwihutisha imitangire ya serivisi no guhuza amakuru abantu baba bafite. Kwanzura kino kiganiro wenda nko mu munota umwe, wavuga ute kuri iyi ndangamuntu, washishikariza ute abantu kudacikwa n'aya mahirwe? ngo icyo naheraho ni ukuvuga ngo buri umwe wese afate iya mbere, aho uko tuzajya tugenda muri buri turere dufate gahunda nk'iyacu, kuko iyo dushyiraho iyi gahunda ntabwo ari iya leta gusa, n'iy'abaturage, kugira ngo itworohereze kugira ngo mu minsi iri imbere turusheho gutanga serivisi nziza. Ni ugushishikariza abanyarwanda n'imiryango yabo kugira ngo iyi gahunda bayifate nk'iyabo, babijyemo, badufashe kugira ngo tube twanashyira ayo makuru vuba na vuba, tubashe gutanga irangamuntu mu buryo bwizewe. Minisita, namwe ngira ngo ubwo kuva mu mudugudu kurinda ugera kuri minisiteri, hari abategereje kumva icyo muvuga kuri iyo ngingo. Yego, icyambere ni uko abakozi mu nzego z'ibanze n'abahuguwe gutanga iyi serivisi biteguye kwakira abaturage neza. Abaturage rero bitabiriye gahunda, bagane abayobozi mu nzego z'ibanze n'abahuguriwe gutanga iyi serivisi, babakire neza, hanyuma bibonere indangamuntu ikoranabuhanga, idufashe twese nk'igihugu gukomeza mu ntambwe y'iterambere. Harya ubu zizakomeza gukorana gute? Ntakibagirwa igihe iyi ngiyi irimo igenda ivaho, izavaho ryari, isimburwe n'indi ryari? Itegeko riteganya yuko tuzaba dufite igihe cy'umwaka
kugira ngo dushobore kuba iyi isanzwe irekeraho gukora uhereye igihe bizaba byarangiriye uhereye igihe tuzatangira gutanga irangamuntu ya mbere y'ikoranabuhanga. muzatangira kuyitanga ry'ubwo ryari? tuzayitangira kuyitanga mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha. So tuba dufitemo nibura igihe cy'umwaka kugira ngo 2026 biravuze ngo bavandimwe banyarwandakazi banyarwanda kuva mu kwezi kwa karindwi ka 2026 kugeza mu kwezi kwa karindwi kwa 2027 tuzaba dukoresha utu turangamuntu dufite ariko tudusezeraho mu gihe tuzaba twabonye indangamuntu y'ikoranabuhanga ifite ibimenyetso biranga imiterere yawe bya bikumwe se bya imboni z'amaso n'ubundi buryo bwo kwegeranya amakuru. Shimire Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dominique Habimana mwaduhaye ibisobanuro byimbitse ku bijyanye n'indangamuntu ikoranabuhanga kuri intambwe ikomeye igihugu cyongeye kugeraho. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula, twishimiye kubakira muri studio muvuga inkuru ikomeye cyane yandi mateka igihugu giye kwandika kubona indangamuntu ikoranabuhanga. Namwe tubashimiye umwanya mwaduhaye. Shimire n'abagenzi banjye bafashe gushyira hamwe iki kiganiro. Nitwa Jean Pierre Kagabo, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.